uyu muntu uri kurehereza abantu Kristo kandi adashaka kumugeza kuri Kristo, ahubwo ashaka kumugeza kuri we kubera iyi migisha mukurikiyeho, cyangwa kumubeshya imigisha nayo atari bubone. Reka nabyo mbivuge. Iri vuga butumwa rihindurira abantu ku migisha, no rinahindurira abantu kuri bo, ntirizaceceka ahubwo riziyongera, ndetse rigiye no kwiyongera cyane, kuko abantu benshi bari no gufungura amatorero atari ubuzima bwa gikristo bashaka, ari ubuzima bw'imibereho, kuko mbikura ku buhamya bwinshi, cyangwa se ku bantu benshi bajya bambwira batari ko ubwo buhanuzi ufite uri gupfusha ubusa mariyoneri, washinze icaci ko umuntu afite abantu ubuhanuzi abona abantu benshi. Uyu muvuga butumwa hamagara ari umuhesha, inshuro nyinshi uri umunyabwenge warahamagariwe guhesha, ugashinga itorero uhesha abantu umugisha. Byibuze hamagara n'ababwira abantu ibya Kristo, babazane kuri Kristo, bahesha umugisha bafite Kristo, kuruta ko umpamagara ukantegeka ko mbwira abantu umugisha no kubahanurira umugisha kugira ngo batagucika. Niko agakorosi karimo. Agakorosi karimo nako nuko umuntu wahamagawe kuko target afite muri bo n'umugisha, aba bantu bari bumuvumbure, ariko baramuvumbura amaze kuyabakuramo. Nuko ngo abafite igihe gito, kuko abantu bakoze gutya bagiye ibintu byabo birame igihe gito, ariko bakuyemo imodoka nziza n'inzu nziza. Shuti bene data rero bakunzi bacu, nizere ko aho muri hirya no hino mumerewe neza cyane. Twongeye kugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana. Murabizi ko muri hirya no hino ku isi mugenda mudukurikira, tubanje kubaha intashyo mwese aho muri. Turababwiye ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndetse wowe ushobora kuba uri mu buzima busa nkaho butoroshye, cyangwa se uri mu bihe bisa nkaho bitagukomereye, cyangwa se bigukomereye. Turakubwira ngo Yesu Kristo arahari kandi aracyari muzima, kandi aracyari kugira ngo akore ibitangaza ku buzima bwawe. Tugaye ikaze rero kuri kino kiganiro. Twongeye kugira umugisha, twakiriye umuvuga butumwa akaba ari n'umukozi w'Imana ukomeye, umwita Mariyoneri. Tuguhaye ikaze izina rya Yesu. Murakoze cyane ko mpikaze muri iryo zina rya Yesu. Nanjye ndabishimiye cyane. Nishimiye kubana n'abantu biteguye kubana nanjye. Twongeye kuguha ikaze cyane, hari hashize igihe kinini tutaganira, none turongeye turahuye. Imana ishimwe cyane. Amakuru y'iminsi ko hari hashize igihe kinini cyane. Amakuru y'iminsi ajya ngora kuyavuga, kuko Imana ntimenye iminsi n'ibihe, ahubwo amakuru yanjye ni meza. Amakuru yanjye ni meza. Hanyuma amakuru y'iminsi nuko nakwifuriza abantu kuba mu minsi yabo neza. Murakoze. Nta kintu kidasanzwe se, nta kintu kidasanzwe wabonye muri iyi minsi. Tuba tumaze ibisi tutaganira kugira ngo ukadusangizeho n'imbara Imana yagukoresheje, n'imbara ahantu waciye ukumva amavuta y'Imana. Hari abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo ko ntari kugaragara, ariko nibyo byanjye burya. Nkunda ko Imana igaragara cyane kuruta uko ngaragara, kandi ibintu twavuze mbere y'ibindi tuzavuga biraryoshye ku buryo niyo twaba tutagaragara wasubira mu byo twavuze. Biracyarimo icyanga, kuko na Dawidi turacyamuvuga ibyo yakoze. Hanyuma amaze iminsi ntari kuboneka cyane kuri kamera, atari uko nabaye umunyantege nke, ahubwo biba byiza cyane kongera kujya gushaka amavuta no gukorera cyane imbere y'abantu badutegereje hirya no hino. Muri iyi minsi abantu batambonaga, nabonye amaboko y'Uwiteka mu buryo butandukanye. Imana iri gukora imirimo ikomeye cyane mu byaro. Maze iminsi nkorera ivuga butumwa mu byaro, hararyoshye. Abanyabyaha bari kwihana, abantu baguye bari kugaruka. Ni nawo muhamagaro wacu no guhindurira abantu kuri Yesu, kuko twamenye ko biryoshye abantu bahindurira abantu benshi kuri Yesu,
bafite amahirwe yo kuzaka nk'inyenyeri. Tuzaba dufite ikamba riruta y'abandi, tuzaka nk'inyenyeri. Abantu bahinduriye abandi abantu bahinduriye abandi kugera kuri Yesu, hari amahirwe dufite uko tuzaka nk'inyenyeri. Ariko hari n'abagushije benshi cyane kuruta abandi, abo nabo bafite ingorane zo kuzashya. Aravuze ngo abagushije abandi kugera kuri Yesu cyangwa abahinduriye abandi kugera kuri Yesu. Maze iminsi mbona cyangwa se n'iyi minsi hari abantu bahinduriye abandi kugira ngo bagwize ku mufuka cyangwa se bagwize babwira abantu, hari icyo bita mu cyongereza bacyita prosperity gospel. Ubutumwa butakubwira icyaha, butakubwira icyo, ariko bukubwira ko uzamuwe, bukubwira ko ugize ute, butakubwira icyaha ariko gikora ku bugingo. Icyo cyo ucyumva ute, cyane ko muri iyi minsi cyeze cyane? Kireze cyane muri no minsi, harimo umwuka wo gushyeshyenga, ariko n'ubuhanuzi bwa Daniel bwaravuze ngo mu minsi y'imperuka azabayobesha kubashyeshyenga. Hariho ivugabutumwa cyane riri gushyeshyenga abantu mu rwego rwo kwihindurira abantu kuri wowe kuruta guhindurira abantu kuri Kristo. Hariho gushyeshyenga abantu bababwira ibyo Yesu atanga, bagakundisha abantu ibyo Yesu atanga, kandi intego y'umukozi w'Imana ni ukubwira abantu Kristo kuruta kubereka ibyo atanga, kuko inshuro nyinshi n'igihe baza ntibabibone. Ndibuka ko nihannye muri 92 bambwira ngo ku musaraba biranagana, ngeze muri Kristo sanga nta binagana, ahubwo hari ibigeragezo biri kunagana, kuko jye nasanze ibigeragezo byinshi ari byo binagana, ibisubizo bikazamo ari nk'inyoroshyo. Mu buzima bwa Gikristo mbona ibigeragezo bikunda kuba byinshi, ibisubizo bikaza ari bike ariko nabyo biremereye. Hanyuma rero irivuga butumwa ryeze ry'abantu bahindurira abantu kumigisha, ntabwo rizaceceka, ahubwo rizagira indi ntera ikomeye. Mbivuze gakeya cyane kuko muri no minsi mfite n'umwuka wo gutuza cyane, sinzi nimba ari n'imyaka ndi gukura cyangwa muri no minsi umwuka yambwiye ngo mvuge ntuje. Irivuga butumwa rihindurira abantu kumigisha, no rinahindurira abantu kuri bo, ntirizaceceka ahubwo riziyongera, ndetse rigiye no kwiyongera cyane, ko abantu benshi bari no gufungura amatorero atari ubuzima bwa Gikristo bashaka, ari ubuzima bw'imibereho, kuko mbikura ku buhamya bwinshi, cyangwa se ku bantu benshi bajya bambwira batari ko ubwo buhanuzi ufite uri gupfusha ubusa mariyoneri, washinze icaci ko umuntu afite abantu ubuhanuzi abona abantu benshi. Ariko ubwo nkahita numva mu mutwe we ko impamvu bashinga amatorero n'abantu n'ubuhanuzi. Rero ndashaka no kubigororamo gake. Hariho n'umuntu wahamagariwe guhesha, ubavuga butumwa habamo ibyiciro. Hari icyiciro ari umuntu barahamagawe yihanisha, mu bazabona ishyano, yewe Babuloni urarimbutse. Hakabaho n'umuhanuzi uba warahamagariwe guhesha, w'umuhesha, ku buryo nta rindi jambo uzamwumvana mu kanwa uretse guhesha abantu umugisha. Ibyo nabyo ndabyemera ko bibaho, akaba umuhesha, ariko tukabigenzuza n'umwuka tukareba koko nimba arahamagawe ari umuhesha cyangwa arahamagawe ashaka kwihesha. Aho harimo ibintu bibiri twatandukanye. Uyu muvugabutumwa ahamagawe ari umuhesha, inshuro nyinshi uri umunyabwenge warahamagariwe guhesha, ugashinga itorero uhesha abantu umugisha. Byibuze hamagara n'ababwira abantu ibya Kristo, babazane kuri Kristo, bahesha umugisha bafite Kristo, kuruta ko umpamagara ukantegeka ko mbwira abantu umugisha no kubahanurira umugisha kugira ngo batagucika. Niko agakorosi karimo. Agakorosi karimo nako. Nuko umuntu wahamagawe, ako si ubwo bundi barahamagawe, ntabwo mbizi. Hari igihe umuntu aba yarihamagaye, ko umuntu wahamagawe agira ibintu bimuranga, agira abantu bazima. Sinumva uburyo wagwiza abantu mu rwego rwo kubabwira iby'umugisha, sinzi nimba barama. Ubu barera nk'abo uzamarana igihe gito. Bambabarira umuhogurana niwe maze iminsi mvuga.
kandi bajye bagira n'irekwa bangurira amazi n'inicara njye mbona n'amazi yo kunywa. Uyu muntu wagwije abantu muri wabwira umugisha aba afite igihe gito, arabamarana igihe gito, kuko target afite muri bo ni umugisha. Aba bantu bari bumuvumbure, ariko baramuvumbura amaze kuyabakuramo. Ni ukuvuga ngo abafite igihe gito, kuko abantu bakoze gutya bagiye ibintu byabo birame igihe gito, ariko bakuyemo imodoka nziza n'inzu nziza. ati bakuyemo imodoka nziza n'inzu nziza. None abantu ko bari kwirukira ibyo bintu cyane, yego kwirukira ko niyo yagize amahirwe ko bikunda, niyo yagize amahirwe ko bifata, niyo yakubwiye ati akira viza kuyifata, akakubwira ati akira ingendo ndazitangiye, ukazitangira. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza rikatubwira ngo mugende mubwirize ubutumwa. Uwemera akihana uzamubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Ibyo bintu akasa nk'ubihe utunota, biratuganisha he? Ariko ibi bintu genda bihuza biryohe. Uyu muntu nimba ahanura viza ukayibona, uyu ntiyancika nanjye namuhitora. Uyu muntu nimba mpanurira indege nkayurira, sinamuvaho. Uyu muntu nimba mpanurira inzu nkayibona, uyu sinamuvaho pe. Kuko navuze ko ashobora kuba ari wo muhamagaro we wo kwatura ikintu kikabaho. Ariko wowe n'umwe kwijana. N'umwe kwijana. Wenda turi bubyazemo ibintu byinshi muri iki kiganiro kuko gifite amashami menshi, kirarandaranda. Niyerekwa. Niyerekwa cyane tugize muri aka kaya twicaye. Rwose tureretswe. Iki kiganiro kirimo kurandaranda. Aba ni bake koko. Nimba uyu muntu yatura umugisha ukaza ntiyancika, ashobora kuba yarahamagariwe guhesha umugisha. Rwose rwose ku buryo ajya no kuvuga ikindi bikanga. Ahubwo turabanza turebe uyu muntu koko nimba tumuhe titire, tumugire umuyobozi w'itorero. Tumuhe titire kuko jewe nta titire ngira mu idini ntayo. Ntayo. Uyu muntu reka tumuvuge twamuhaye titire. Nimba yatura uyu mugisha ukaza, ndabyemera 100% ko yana watura ku munyabyaha ukaza. Ariko Imana ikaba ishaka kuha uyu mugisha umunyabyaha kugira ngo inamureshye basakizwe. Ariko se ko ari kurereshwa umugisha wo gukizwa, ko ntari kubona ijambo rizamukomeza mu mugisha. Aha niho nshaka ko tubihuza. Nimba rohamagariwe kwatura umugisha ukaza, saba ubwenge bwo kuyobora aba bantu nkuzabamarana igihe kinini, niko ge navuze. Bashakire n'icyabatinza muri Yesu, wibashakira ikibatinza kuri wowe. Wibatinza kuri wowe. Batinze kuri Yesu, uwo mugisha ubaturire bazawuboneramo ubugingo. Uko hari abantu bafite umugisha batazaboneramo ubugingo bitewe n'uburyo banawigishijwe. Sugira Steven yigeze kuvuga ijambo nkunda n'umunyabwenge, aravuga ngo Imana ntizaguhembera umuceri wariye, izaguhembera uwo wagaburiye abantu. Nta nubwo izaguhembera fanta wanyweye, izaguhembera izo waguriye abantu. Okay. Nimba uyu muntu mwaturaho umugisha ukaza, kugira ngo uyu muntu mutindane azamenye n'icyo akoresha uyu mugisha, nuko umushakira indyo zose wimuhe n'ingimwe y'umugisha. Muhe n'indyo yo kuba mu mugisha ukizwa, ukiranuka. Numva ari uko kuntu mbyumva. Hari abantu rero bari kugaburira indyo z'ibitangaza, bakangaburira indyo z'imigisha, ariko nta n'indyo y'ubugingo nyabugingo urimo. Yego. Izo ndyo z'ibitangaza zizatuma tugera aho tugera. Izi ndyo z'ibitangaza zigira garante. Zigira garante ni inshinwa.
ni inshinwa ngira ngo kugeza izi saha hari abantu batatinze mu bintu bitewe n'uburyo babibwiwe. Hari abigishijwe, hari abinjiye binjirira kubigisha ngo mukizwe nka Lazaro mupfe nkawe. Donc mukizwe mu rwego muhunga iby'isi mupfe muri abatindi. Ari byo bya bindi bavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko aribo bazagera gute, cyangwa abakene bakumva ko ari bwo bukene, bakumva ko uko twigeze no kubigarukaho cyane. Abantu ntuze guta aho arugeze ahantu bakavuga bati ibintu bakumva ko nimba usirimutse utagomba gusenga ngo nta musirimu uje kuza gusenga. Hari umumama bita Nema Marijane twigeze kujya mu gitaramo cyara kuri Sores aratubwira ati Imana ikunda ibintu byiza. Mbese yabikunda ibintu byiza, igakunda umuziki mwiza, igakunda ko bayiririmbira neza, ntikunda usa neza. Imana ikunda ibintu bisirimutse. Ntitwibeshyira mu itangiriro igice cya mbere. Udukurikiye aharebe arahasanga ubusirimu bw'Imana. Yaremye isi ibona si nziza, ibona ntiridekore, ibona ntiryoshye, iricara avuga iti uko biri kose ngiye kuyisirimura. Itangira kuvuga ngo habeho, imezaho utwatsi, imezaho imbuto ziribwa, ibona ntibihagije, ishyiraho utunyamaswa turibwa n'ututaribwa, ishyiraho abantu, iduha uburenganzira bwo kubitegeka. Imana nayo ubwayo ikunda ibintu bisirimutse. Uko ni ukuri. None muri ubwo busirimu bwayo, aha niho nshaka nanone kubona ko n'umuntu ashobora kurereshwa agakiza nabwo akazakenyuka bitewe n'uburyo yakigishijwe nanone, akaba akijijwe neza ariko akazasoza nabi bitewe n'uko yakigishijwe. Ndashaka ko duhuza ibintu by'imigisha n'agakiza. Izi nyigisho tukazihuza kandi zose zikabyara ikintu. Ntituje gukosora abantu ariko tuje no kubakosora. Ntituje kwigisha abantu ariko tuje no kubigisha. Hari ibintu wahuza bikabyara umusaruro, n'ibintu wahuza bigakora sirikwe. Nukuvuga ngo uyu warehereje abantu kuri Yesu akabangisha kujya mu isi gushaka kubaka amazu, gushaka imishahara, kudepoza yarize, akababwira ati naho ibindi wabireka ukampindura igikoresho cyawe ukazampa n'iherezo ryiza ntacyo. Uyu nawe ntitumushima. Aba bantu bose ntitubashima cyane, ahubwo turashaka ko buzuzanya. Aba bantu bahuye bakuzuzanya, byabyara ikintu gikomeye. Umuntu agakomera agakizwa nakize. Umuntu agakomera mu mwuka akomeye no mu mubiri. Apana gukomeza abantu mu mubiri gusa, mu mwuka ntibakomere. Apana no gukomeza abantu mu mwuka gusa, no mu mubiri ntibakomere. Kuko ibi nabyo ntibirama. Urumva neza? Navuze ngo batubwiraga ko binagana kuri Yesu tuhageze dusangana ibigeragezo. Ariko ibi bigeragezo nabyo bidusunikira mu kumukomeraho. Ariko muri ibi bigeragezo twifuza n'uwatwaturaho umugisha ukaza, ahubwo turushaho kwigishwa idini na Yesu cyane, duhungishwa umugisha. Aha naho tuhatinde. Kwigishwa idini cyane, ukigishwa Yesu, ugahungishwa umugisha. Mu mugisha bakabona ko wibona wishyize hejuru, mbega watabarwa bakabona ko kuko ndibuka igihe kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 umuntu yigeze kuntumira mu ivugabutumwa, mubwira ko ntabonetse kubera impamvu z'akazi. Arambwira ati kwa Jinara Yesu uburaguye nona urutishije Imana akazi. Ubugeze mu mujyi wa Kigali urutishije umurimo w'Imana akazi. Ubu nawe uragiye nuko bagenda. Urumva afite ibyo yigishijwe, akeneye guhura n'uyu nguyu w'umugisha, bakabihuza bikabyara umukristo uzarama kandi akize. Imana idufashe cyane. Nuko kuntu mbyumva. Uzarama kandi akize. Hari umugani baca mu Kinyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nuhera igiti ukakigaburira ibitangaza, ukakigaburira ibitangaza mpaka gikuze, kizakurana ibitangaza gusa ariko kidakuranye nyiri bitangaza nyirongo ubikora. Erega ushobora gufata igiti ukagiye ifumbire nziza, nziza pe, ikandi igiti cyiza, igiti cyera no mu Rwanda, ariko wagiteye mu butaka bubi,
ushobora kugitera mu butaka bubi. Ku kara niho Yesu yaciye umugani aravuga ngo zimwe zigwa ku kara. yego Hari abantu baguye ku kara. Aba bantu baguye ku kara babuze aho bashorera imizi. Uyu muntu waguye ku kara kuraba ni igihe gitoya. Hakaba naho yavuze ngo zindi zigwa ku nzira. Hari abantu binjirira ku nzira. Nuko ngo izo ku nzira watambukaga wese arazikandagiraga. yego Hari n'abakristo binjiriye ku nzira bakaba barimo bakandagirwa. Hakaba n'abinjiriye mu mifatangwe. Yagerageza no gukura agakubitana n'imifatangwe ntarengaho. yego Hakaba n'abinjiriye mu butaka bwiza. Iyo winjiriye mu butaka bwiza azatanga umusaruro. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwinjirira ku ijambo ry'igitangaza. yego Ariko haryinjiriraho ukamurehesha kuzura na nyiri ibitangaza, kuba inshuti na nyiri ibitangaza. Yaba inshuti na nyiri ibitangaza bikamutera kuzabona ubugingo. Erega tunga umuntu nk'uzabona ubugingo. Tunga umuntu nk'uzabona ubugingo, ugerageze kuyobora umuntu nk'aho uzamugeza kuri shebuja. Uzamuhesha ubugingo akabubona. Niki ijambo ubundi rishatse kuvuga? Tunga uyu mukristo nk'uzabona ubugingo. Tunga umukristo nk'uzabona ubwami bw'Imana. Niki ijambo rishatse kuvuga? Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Wigeze kuvuga ngo abo bantu bazabona bazatunga imodoka nziza, bazatunga iki. Ariko impamvu umwuka wera yaduhaye kino kintu ngo tukiganireho nuko hari abantu bamwe batwawe n'ibyo bintu. Bagatwarwa n'ibitangaza gusa, akagenda aho agiye akurikiye igitangaza ariko adakurikiye Imana nyamana. Yego yego. None rero ndifuza ko tugira ikintu dukiriyaringaho. Ugira n'icyo umubwira. Ashobora kuba ari umushumba, ashobora kuba ari umukristo duteze amatwi cyangwa se dukurikiye muri kano kanya. Ndagira ngo ugire icyo umubwira muri kano kanya. Cyane ko ashobora kuba ari umushumba runaka, ashobora kuba n'umuntu ugana aho hantu. Yego. Wamubwira iki muri aka kanya? Ku mpande zombi wenda tunagana ku musozo. Hakenewe kubwirwa abantu babiri. Hakenewe kubwirwa umuntu wareherejwe umugisha. Hakenewe no kubwirwa uyu muntu urehereza abantu umugisha. Aba bantu bose mbafitiye ikiganiro. Wahamagaye abantu wikinga muri Kristo ariko udashaka kubahuza na Kristo, ahubwo ushaka kwihuza n'ibyo abo bantu bafite. Ubashukisha umugisha. Kandi ikintu kitangaje cyishe muri ibi bintu nuko usanga uyu muntu yibanda no kubakire. Uyu muntu ni wamukenera ukennye. Yakwitaba kuri telefone utangira kumubwira ibibazo. Nta byifuzo by'ibibazo. Ahubwo arashaka kumva abantu bakanyakanya. Aba bantu niba usanga azanahanurira ibitangaza bagiriye neza irabatabaje. No kuvuga ngo uyu muntu uri ari kwangiza rega n'umuntu, ari kwangiza ubugingo bw'abantu. Uyu muntu uri kurehereza abantu Kristo kandi adashaka kumugeza kuri Kristo, ahubwo ashaka kumugeza kuri we kubera iyi migisha mukurikiyeho cyangwa kumubeshya imigisha nayo atari bubone. Reka nabyo mbivuge. Twavuze ngo hari abantu batura umugisha ukaza, hari n'abawatura ntibazi. Hari n'abo babyatura ntabibone, hari n'abo babibesha ntibabibone. Ngiye muri 2018 umuntu warambwiye ahagaze imbere y'igiterane ati Imana iguhaye inzi gukuye mu bukode, ati ndarahiye nitagwenza sinzongera guhanura. Tigenda umuhanuza ahita avuga nk'abantu nka 5 yahanuriye. Yabimanuye 2018 turi mu rusengero mu giterane. Ubu turi muri 2022 ndacyari mu bukode. Urumva hari n'abaturuye umugisha ntuzi kubera iki bari kubeshya. Kandi aba bantu bari kuganwa cyane n'abantu benshi kuko turi mu buhanuzi buvuga ngo azabayobesha kubashyekenga mu minsi y'imperuka. Azabayobesha kubashyekenga. Ngo abantu bari gushyeshengeshwa umugisha, bamwe nta n'uwo bafite, ahubwo n'utwo bari bifitiye bari kudutura ngo zana ngo humanure mu biganza, zana Imana iraguha iki, zana iki ngiki urabona iki. N'ubwesikoro bwihishe muri Kristo, sibyo? Ariko nkaburira aba bantu nabo
aba bantu bafite irangamuntu bakuze y'igihugu, aba bantu bafite ubwenge bize primaire bakiga secondaire bakiga kaminuza agashyiraho masters akagenda agakubitaho ibintu nk'ibyo bya PhD. Umuntu akakudekarika neza akakwicaza imbere y'umugisha ukamera nk'ucayemo kandi uruzi utarawukoza imitwe y'intoki, akamara umwaka wa mbere akubwira ikintu kimwe kandi ntukigereho, ahubwo akakubwira ati zana ituro urabona iki, ukaba waragize amadeni hirya no hino utanga. Hari n'abantu bari bayafite barayamara kugira ngo babatureho umugisha. Umuntu akakubesha umwaka mbere wa kabiri wa gatatu ukaba utarahumuka, basi nimba arabuze umwuka w'Imana koresha n'ubwenge s'il vous plaît. Byibuze humuka ukoresha n'ubwenge. Ufite se byibuze ibi bintu ndimo harimo ubugingo, ese birimo inyungu, mujye no mu bintu byunguka. Byibuze ushobora kuba uri no mu ishuri ry'ubwo bukene, ariko urimo wunguka Kristo ukavuga uti byibuze nzabona n'ubugingo, nzabona ikamba ry'abanesheje. Urumva muri ibyo nta nubwo yamwatuza icyaha kakantu nako tukavugeho. Umuntu ushakamo umugisha ntiwamubwira ko yasambanye, umuntu ushakamo ituro ntiwamubwira ko aca umugore inyuma cyangwa umugabo inyuma. Uyu muntu ntiwamubwira icyaha yikoreye kuko ufite icyo umushakamo, ntushaka kumutera ubwoba, ntushaka kumuhura, ariko nawe shyira ubwenge ku gihe. Ubundi urashaka umugisha cyangwa urashaka agakiza? Urashaka Yesu ngo aguhe umugisha, kuko wibuke ko ijambo rivuga ngo, reka tubisoreshe ijambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bwanjye no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Sibyo? Mwikwicara ku ijambo rimwe rivuga ngo munzanire ngo amaturo ngo n'ibya 10 ngo nanjye mbagomororera umugisha. Ariko se urabizana nkanda, urabizana urinde? Ubundi ibyo bya 10 n'amaturo urabizana urinde? Hari ikintu wagombaga kubanza. Alleluia. Amen. Banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ubundi nayo maturo yazana afite aho yandikwa. Uzi nicyo cya 10 kizane gifite aho cyandikwa. Numere nk'umuterankunga mu rusengero nabo turabafite. Cyo nacyo ni kindi cyigisho cyo kuba umuterankunga mu rusengero nta bugingo. Hajya uzana ibya 10 n'amaturo, ukagura ibyuma bya muzika, ukagura inifomo z'abaririmbyi, ukajya uzamura abahanuzi, yewe ukanatwambika pe, nta bugingo. Uwa bari igikoresho. Ariko byibuze ba mu nzu y'Imana uvuga uti n'impanda nivuga ndeyo nzazamurwa. Nibwo butumwa ubugufi mpaye umuntu uzashaka umugisha n'umuntu utanga umugisha. Ngo batanga n'umugisha. Naranabivumbe n'impamvu utaza ngo nibo bawutanga. Muze mbaho umugisha, muze mbakoze ikiganza gishyushye, banguka ntukererwe, urasanga huzuye, uzuzana iki, uje witwaza iki kugira ngo nyikwaturireho umugisha. Sinakwaturiraho umugisha ntacyo uzanye. Uyu mugisha ufata ari uko bazanye ikintu. Nukuri namwe mwanarize nk'abantu bakuru. Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Reka twiragize Imana usenge, sengere n'aba bantu bari muri ibyo bihe, cyane ko Imana ikeneye ko tuyikurikira. Tugomba kuyikurikira dufite ibyo dufite, tugomba kuyikurikira dufite dukuze mu mwuka, tugomba kuyikurikira dufite n'ibifatika. Reka dusenga rero, usengera aba bantu bari kwirukankira ibyo bintu gusa n'imigisha y'ibihuhe, bari kwirukankira ibyo bintu. Waragize Imana n'aba bashumba nabo waragize Imana ibahiyerekwa rindi kugira ngo barusheho gukorera Imana, umurimo w'Imana urusheho kugenda neza. Imana turagushimiye cyane ko wateguye uyu munsi kugira ngo abantu bunguke. Iki kiganiro hari umuntu ugikurikiye afite ikibazo, musengeye musabira igisubizo, kurikiranye iki kiganiro arwaye abone gukira. Ariko ikiruta byose n'ubugingo bwihishe muri iki kiganiro. Ndasabye kugira ngo utange agakiza ku muntu wakumenye, hirya y'aka gakiza abona umugisha uguturukaho, kuko imigisha yo mu gakiza kawe kubw'ubuntu twarayihawe. Kandi abantu badukurikiye kubw'ubuntu mbasabiye umugisha, kubw'agakiza bahawe mbasabiye umugisha. Aho baherereye mu madini atandukanye, muntu wese musabiye
gukira no gukizwa. Ijambo ryawe rigaragaza uburyo tubanza gushaka ubwami bwawe, ariko dusanze hari n'abashatse ibyo utanga kuruta agakiza. Dusanze hari n'abantu bakurikiye imitsima kurusha ijambo, ari nacyo umugabo wamubwiye ngo umuntu wasize ibye ku bwanjye akiri mu isi azakubirwa, kandi no mu ijuru abona ubugingo buhoraho. Umuntu wese waremye tumusabiye ibyo bintu bibiri, kuba mu buzima bw'umwuka kandi akaba mu buzima bukize. Urakoze Mana, turagushimiye. Iri jambo riherekeze ku muntu wese uryumvise, muhe kwaguka no gukomeza kwagura ubwami bwawe adashingiye ku nyungu ze. Uhumura amaso abantu barimo bakoresha inyungu zabo kugira ngo babone abantu, ugira ikintu bahishurira. Kandi uyu mwuka umeze gutya ndawunanije muri iki gihugu cy'u Rwanda, uyu mwuka ndawunanije mu isi. Wereka abantu ibyo utanga, ntubereke Kristo wapfuye akazuka. Ndagushimiye ko ubikoze neza, mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Dushimiye abantu wese rero mwadukurikiye, nizere ko mwakomeje kugenda mugira ibihe byiza, ariko kandi ubutaha tuzagaraka ku cyo bita ituro. Nimba ituro rishobora kuba ryakuraho umuntu umuvumo, nimba ituro rishobora kuba ryakuraho umuntu